M23 imaze kubona yuko irusha Antoine Felix Tshisekedi imbaraga. Ni nayo mpamvu uyu mutwe ugaragara imba ari ukubera ko Antoine Felix Tshisekedi we yagaragaje imbaraga nke kuko yemeye ibiganiro. Nyuma yuko yari yarishyize hejuru avuga yuko nta na rimwe azigera yemera ibiganiro. Imba ari uko yagaragaje yuko yabyemeye, noneho ubwo nicyo kugaragaza ko kwemera cyangwa se ko rwose bayirusha imbaraga FARDC cyangwa leta ya Kinshasa. Ni nayo mpamvu M23 ibintu by'ibiganiro yashakaga biri gusa nkaho bijya mu bikorwa, ikagenda isa nk'ibihindurira gahunda. Nk'ubu ngubu uburyo yari yarekuyemo Warikare, abasirikari babo bakagaragara bahava bagenda, ariko ukaza gusanga bongeye barahagaruka, ndetse muri ubu ngubu ni intambara yongeye kuba yahabera nyuma y'uko bari bamaze kuba bahigarurira, barwaniye igihe kinini nyuma yayo, ariko ntibagira ko kuri uyu munsi baza kundi munsi bagaragara bavuga yuko rwose bavuye muri kano gace, nimba ari imipango bari bapanze. Ibyo byose nibyo ngira ngo turebere hamwe, turebere Antoine Felix Tshisekedi mu gihugu cye ibirimo. Wowe usabwa no gukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo nitujya twohereza video ujye ubona notification yayo witifungura irebe, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugenda tugira tubahereza bijye bagero 5 kuri 5. Ariko wowe amaze kubifungura nyamuneka uri agaciro, ndetse Imana ikumpera ubuzima amafaranga ibyo kurya. Katurebe noneho iki gitera bundi kubera iki leta y'Kinshasa, iyi leta y'Kinshasa kubera iki itarwanya umutwe, kubera iki iyi leta inanirwa kurwanirira igihugu cyayo. Antoine Felix Tshisekedi yagaragaye yinangira cyane, ndetse avuga yuko nta na rimwe azigera yemera ibiganiro. Ibyo ni icyambere yavuze. Ikindi agaragara nanone avuga ati njyewe sinzigera mpura na Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umunsi wa rimwe, tuzahurira mu ijuru. Icyo nacyo ni ikindi yavuze. Ariko muri ibyo byose nta na kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa. Nawe amasezerano yose yahaye abaturage be yarayishe kuko yarenzeho. Bano basirikare rero ba M23 nimba ari uko bamaze kubona ko leta iriho uduce twose bayifatanye cyangwa se bayirushije imbaraga, rero mpamvu rero ubona itangiye kugenda isuzugura n'ibiganiro basabye. Gusa Antoine Felix Tshisekedi we yatangaje andi magambo agira ati n'ubundi muraryemenge, n'ubundi igiye gusaba ubufasha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abashe kuba yarwana n'izi nyeshyamba za M23, kuko zino nyeshyamba zagaragaje umuvuduko, ndetse ntiwamenya uburyo zino ngabo za FARDC zirwana zifatanyije n'abarundi, zigafatanya n'aba South Africa, zigafatanya n'abatanzania muri igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zigafatanya na FDLR. Uyu mutwe rero wasize unakoze amahano mu Rwanda 1994 wakoze jenoside yakorewe abatutsi. Urumva ibyo rero uyu mutwe wihishe muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye ati nawe yaba uri umuturage mwiza Antoine Felix Tshisekedi, kibumpereje uwo muntu ukomeza kugenda ubuza umutekano mu gihugu cyanjye, nanjye nkagira icyo nabikora. Ariko by'umwihariko ngo Antoine Felix Tshisekedi ari gupanga umupango cyangwa se icyo ashaka gukora we na Evariste Ndayishimiye, ngo bagiye kuba bapanga umupango wo kubohoza by'umwihariko Goma ndetse na Bukavu. Ibi rero ntago bizeza ibitangaza, bitewe ko n'ahantu hose barwaniraga aribo bari bahari, ariko nta kintu bigeze bakora. Ntago bagaragaye bababuza kwinjira mu duce, nubwo bano barundi benshi bakomeje kwiganza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ari mu gace ka Uvira, ariko naho intambara iri kuhabera. Ndetse ubu ngubu nakubwira ko rwambikanye ku mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'abarundi. Ariko mu gitondo cy'uyu munsi abarundi bahashiriye, dore ko bahashiriye muri Warikare, bari abarundi benshi bari batonze imirongo baje mu matsinda bari kwinjira by'umwihariko muri Warikare. Ariko M23 yari yavuze ko yasohotsemo hano muri aka gace, ariko yabateze ambushi ikomeye cyane, irabatobagura. Byaje kuba bibi ku basirikare b'abarundi, kuko abenshi bitabye Imana. Navuga ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhombera abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yakomeje kwitanga. Ariko Antoine Felix Tshisekedi we
rwose aratakambira amahanga cyane rwose, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azisaba ko zaza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kureba amabuye y'agaciro, nazo zikamuha intwaro ndetse zikamuhereza n'abasirikari batojwe bihambaye, bakaza bakamutoreza igisirikare cyo kugira ngo zibashe kurwanya izi nyeshyamba za M23. Ariko icyo nakubwiraga, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakwibutsa ngo ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo tujye dushyiraho video ujye uhita ubona notification yacu. Urakoze cyane.